Bakunzi ba Rwanda Gospel TV, mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ndashimira Imana yuko uyu munsi wa mbere w'amasengesho yacu iminsi 40 benshi mwiteguye ngo dutangire dusengane, benshi mwiteguye kugira ngo dutangire tugane ijambo ry'Imana, benshi mwiteguye gutanga imibiri yanyu nk'igitambo kuri uyu munsi wa mbere kugira ngo Imana igire ikikora ku buzima bwanyu. Nzi neza yuko ntago musigara nkuko mwari muri, kandi twavuze yuko dutangirana n'ijambo rivuga kwambara imbaraga z'ikindi gihe. Nshuti yanjye rero ndagukumbuza muri iyi minsi 40 kugira ngo Imana yo mu ijuru igushoboze kwambara imbaraga zo kugera wananiwe kugera, igushoboze kwambara imbaraga zo gukora ibyo wananiwe gukora, igushoboze kwambara imbaraga zo kuba ibyo wari wananiwe kumva, igushoboze kwambara imbaraga zo gukora gahunda na project zawe kugira ngo ushobore kuzigeraho mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Mana nziza, mwami w'abami nyir'ingabo, ciye bugufi imbere yawe muri iki gitondo, nzamuye izina rya wera wa Isiraheli. Mana nkwereka buri wese dutangiranye amasengesho, Uwiteka nyir'ingabo Imana kwinjinga kugira ngo aya masengesho abere umugisha buri wese uzayasenga, aya masengesho abere umugisha buri wese uzajya ukurikirana inyigisho, aya masengesho abere umugisha mwami buri wese uhagurutse kugira ngo yakire kubaho kwawe mu izina rya Yesu. Cecekesheje buri mbaraga zose z'umwayi Satani, cecekesheje buri myuka mibi, nirukanye indwara ku buzima bwa buri umwe wese, nirukanye ubukende ku buzima bwa buri umwe wese, nirukanye amarira n'agahinda ku buzima bwa buri umwe wese mu izina rya Yesu. Mwami w'abami nsaba umwuka we wera azabane nanjye, azabane natwe, kandi adushyigikire, adushoboze muri byose, maze uyu munsi wa mbere tubere umunsi wo gucingura no kwinjira hera hawe mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Uwiteka umwami Imana dusanga muri Luka ibice byaho 4 umurongo waho ndera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo ngo Yesu ageragezwa na Satani. Yesu ageragezwa na Satani yo mutwe w'amagambo. Murongo wa mbere ngo Yesu yuzuzwa umwuka wera, ava kuri Yorodani ajyanwa n'umwuka mu butayu, amarayo iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi. Muri iyo minsi ntiyagira icyarya, nuko ishize arasonza. Reka dukomeze umurongo waho wa 10. Reka mere ku murongo waho wa 10 aravuga ngo Yesu aramusubiza ati aravuzwe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Murongo ukurikiye aravuga ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. Amen. Ngo umwanzi arangije kumugerageza muri byose amutega ikindi gihe. Nshuti yanjye ndimo ndavugana nawe uyu munsi nkubwira kwambara imbaraga z'ikindi gihe. Iki cyari igihe Yesu yaragiye ku musozi gusenga, iki cyari igihe Yesu umwanzi Satani yamugeragezaga, iki cyari igihe kitari kimworoheye, ariko Bibiliya irambwira neza wazamuka ajya ku musozi, azamuka ajya gusenga, asenga iminsi 40. Ntago yarafite icyo arimo kurya muri iyo minsi 40, yari atambyeho igitambo muri iyo minsi 40, wari hejuru ku musozi, umwanzi ntiyabura kumusangayo. Ariko birambwiye neza ngo maze abyamugerageresheje byose arangije Yesu aramutsinda, Yesu aramunesha, Yesu ntiyigera ajya mu bishuko. Bibiliya irambwiye neza ku murongo herukagaho, Bibiliya iratubwiye neza umwanzi arangije ibyamugerageresha byose amutega ikindi gihe. Bibiliya iratubwiye neza ngo muri iyi minsi 40 arimo ageragezwa n'umwanzi Satani, ariko aramunesha. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. Ariko ikindi gihe nagira ngo ubwire ngo ari yamaze kwambara imbaraga. Nari ndo mbabwira ngo ikiguha imbaraga icya mbere nuko ufite Yesu muri wowe,
ukakira Yesu akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Icya kabiri ni ukugira ijambo muri wowe. Icya gatatu ni ukugira umwanya wawe n'Imana ugasenga. Mu gihe nk'iki ngiki turi mu gihe cyo kwambara imbaraga, turi mu gihe nk'iki ngiki turi mu gihe cyo kwambara no kumva kuva ku Uwiteka umwami Imana. Imbaraga z'Imana zitewe kumarwa ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Igihe nk'iki ngiki ni igihe cyo kukongera kwizera. We wari ucitse intege mu gihe nk'iki ngiki, nibo ndavuga mu gihe cyo gusenga Imana, mu gihe cyo kwegera Imana, mu gihe Imana yitewe guhindura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nawe wambare imbaraga zo gutsinda ibihanda byari biri imbere yawe. Ndagira ngo nawe wambare imbaraga zo gutsinda byari bikugerageje byose muri iyi minsi itambutse. Ziko bitari bikoroheye, ariko ngufite inkuru nziza kuko muri iyi minsi 40 ni iminsi yo kwambara imbaraga. Muri iyi minsi 40 ni iminsi yo gutsinda ibyadutsindaga. Muri iyi minsi 40 ni iminsi yo guhaguruka ukabona ibyo wari wagambiriye, ibyo warwaniraga mu izina rya Yesu. Nanjye ndagusengana nawe, nanjye nakubwira ngo ambara imbaraga z'ikindi gihe, ambara imbaraga z'ukwezi gutaha, ukwezi tugiye kwinjiramo. Ambara imbaraga zako uyu mwaka, nubwo hari ibikomeye, ariko yo kubwira ngo mu bikomeye tubona mu Imana, mu bikomeye tubona mu butsinzi, mu bikomeye tubonye mu kuboko kw'Imana. Nagiye ngusubize mu imbaraga, wambara imbaraga. Umwanzi wawe araza gutsindwa mu izina rya Yesu. Ndavugana nawe wowe urarwaye, nagiye ngubwire ngo nubwo urwaye, iyo ndwara ntabwo ari yo kukwica, niyo guhimbaza Uwiteka umwami Imana. Sengana nanjye, singubwira ngo uyirize kuko ni uvi umubiri wawe ufite imbaraga nkeya, ariko gira umwanya usenganye nanjye mu mwanya mutoya, usoma ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Imana iriteguye kandi iteguye kukurengera, Imana iriteguye iteguye kugutabara. Niba ushomereye, kusengana nanjye urajya gusoza amasengesho. Imana iguhaye akazi, ndagiye ngubwire inshuti yanjye, niba ushonje ndagiye ngubwire ngo Imana yiteguye kukugaburira mu izina rya Yesu. Sinzi ikibazo ufite, bino tujya imbere Uwiteka umwami Imana. Imana iteguye gukora ibintu n'ibitangaza. Wambara imbaraga z'ikindi gihe ushobore guhangana na buri gihanda cyose. Wambara imbaraga z'ikindi gihe ushobore gutsinda ikigeragezo cyose. Wambara imbaraga z'ikindi gihe umwanzi kuva imbere mu izina rya Yesu. Rero uyu ni umunsi wa mbere wo gusenga, niyo mpamvu nongera kukwibutsa no kugukangurira ngo buri munsi tuba dufite ijambo ry'Imana, turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye, kandi Imana izakugira neza. Reka dusengane, wambara imbaraga muri aka kanya zo kugira dukomezanye. Niba wari bwa mbere wumvise ko aya masengesho ahari, tangirana nanjye. Icyo nzi neza, Imana iraza kukugira neza, Imana iraza gukora ibintu n'ibitangaza, Imana iraza kuguhembura, Imana iraza kugushoboza, Imana iraza kuguha amahoro, Imana iraza kukwagura. Gira umwanya uri mu kazi usenge, n'akazi ufite usenge. Ndagiye ngubwire ngo Uwiteka umwami Imana ariteguye kukwambika imbaraga. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Mana yuzuye ubuntu n'urukundo, Mana yuzuye imbabazi n'icyubahiro cy'imbere yawe mwami. Wereka buri wese dutangiranye umunsi wa mbere w'aya masengesho mu izina rya Yesu. Murwanirire, mutsindishirize. Jya mu muryango we, mugirire neza. Jya mu kazi ke, bagirire neza. Jya mu buzima bwe, Mana umuhindure. Waravuze mu ijambo ryawe ngo ntituzaba imirizo, ahubwo tuzaba umutwe. Nyiringabo Imana muhindura umutwe mu izina rya Yesu. Mana ndasenga muri iki gitondo, naturi imbaraga z'ubuzima, naturi imbaraga z'ubuzima. Ezekiyeli yuzuye umwuka wera, ajya ku kiba cy'amagufwa yumye, atangira guhanura, amagufwa yose ahinduka mazima. Nanjye ndategetse mu izina rya Yesu, ibyo byawe yari meze nk'amagufwa yumye, Mana nyiringabo Imana, n'aka kanya ndahanuye, reka bone ubuzima, reka boneke mu buzima mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rirambwira ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ariko abagutegereje uzabasubiza mu imbaraga. Mana subiza mu imbaraga uyu mumama rucitse intege, Mana subiza mu imbaraga uyu mwana w'umukobwa rucitse intege mu izina rya Yesu. Mwami w'ababigira ingabo, iki cyumweru cya mbere cy'amasengesho nicyo kwambara imbaraga zo gutsinda ibihanda, zo kwambara imbaraga zo gutsinda imbaraga z'abazimu, imbaraga z'abarozi, imbaraga z'abapfumu, imbaraga z'ubukonikoni, imbaraga z'ibyishizejwe byose zitsindwe mu izina rya Yesu. Mwami w'abamenyera ingabo, Mana ndasenga kuri urimo kunyumva yaracitse intege, ungera umwambika imbaraga, ungera umwambika imbaraga
ngira umwambika imbaraga y'iminsi 40 abonere mu butsinzi, y'iminsi 40 abone kugirirwa neza nawe, iminsi 40 tubone ukuboko kwawe mu izina rya Yesu. Mwami w'abami Nyiringabo, ndasengera itorero ryawe Mana yanjye, Mana ibihe bikomeye, Mana ibihe bigoye, itorero ryawe rikize mu biganza byawe. Kujambo rye rirambwira neza ngo uzubaka itorero n'amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza, nta mbaraga y'ikuzimu, nta mbaraga abazimu, nta mwuka wari wose uzanyeganyeza itorero ryawe, ntabwo umwuka wa korona uzanyeganyeza itorero ry'Imana mu izina rya Yesu. Mwami w'abami Nyiringabo, reka abana bawe bari baguye, bari basubiye inyuma, bongere bagaruke mu izina rya Yesu. Witeka Nyiringabo Imana, kure iki cyorezo cya korona Mana nyiribihe, kugira ngo abayobozi bacu, kugira ngo igihugu cyacu ndetse n'isi yose Mwami Imana bamenye yuko dufite Imana yo kurengera itorero ryayo. Mana gira neza, Mana tabara, Mana rengera buri umwe wese amatorero agifunze. Mana ubahe kugira ngo ukuboko kwawe kwiza kwigaragaze, bayakingure ibikeko gikenewe byose, ibikoresho bikenewe byose. Mana isiribizo n'ibyawe, amafaranga akenewe, amafaranga aboneke kugira ngo agure ibikenewe, kugira ngo abanyarwanda, kugira ngo bashobore kwirinda iki cyorezo mu izina rya Yesu. Mwami w'abami Nyiringabo, Mana ndasenga ngo ukuboko kwawe Mana kube kuri abo bantu bose, kube ku bana bawe bose mu izina rya Yesu. Duha umugisha umunsi ndawugutuye, kandi buri wese nkurikiranye muri aka kanya mu umugisha utsindagiye kandi ucugushije, agubwe neza, amererwe neza. Kandi Nyiringabo Imana, umunsi w'ejo tuzakomezanye tugeze ku munsi wa 40. Icyubahiro cyose niwe nyigaruriye mu izina rya Yesu, amen. Niba unkurikiranye ushaka kugira ngo dusengane, ushaka kunyereza icyifuzo cyawe kuri iyi nimero yanjye ya telefone 0788430085, ndetse ushaka no kunyandikira kuri email iyo ngigaragara kuri ekara yawe, ndetse ushobora rwose no kumpamagara tukavugana ukama icyifuzo cyawe tukabishyira imbere w'Uwiteka w'Imana. Ngwino tuzamukane umusozi, turaza kuwusoza dufite amashimwe mu izina rya Yesu. Mwari kumwe na Pastor John Karimbanyi. Imana ibamere umugisha. Shalom, 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 amen. Ndabakunda cyane.